Xavi Simons numwe mu basore bakomeje kuvuga ku isoko yaba iyo Chelsea yaba Arsenal zose ziri muriho nje mbona na Barcelona nayo mu de kuyipanze guha n'abahagarariye akagasore Barcelona. Ariko amakuru Florian Flettenberg ndetse na Fabrizio Romano bavuze mu kumugoroba w'uyo wa gatanu bavuze ko muri resi harimo Arsenal na Chelsea cyane zifite imbaraga mu makipe yo Premier League. Afitiye karite Xavi Simons utunatungereranye muri aya makipe yombi yakina. Romano avuze ko ngo Chelsea na Arsenal ziri muri resi yo kumusinyisha kuri $50 ntabwo ari igiciro kibi. Ntabwo ari igiciro kibi kuri Xavi Simons, ariko sinzi impamvu niba ari amakipe atamukunda, niba ari kampu itazi kunegotiating cyangwa yarabuze projet cyangwa wenda akaba yarabuze, ariko uko Simons ni umukinnyi iyo arimo arakina ubona afite touche, kuko ni umukinnyi wabaye mu Buholandi mu ikipe ya PSV Eindhoven ni iwabo. ndamuzi kwa Barca bwa mbere ndamuzi kujya kwa Paris Saint-Germain. Simons buri munsi avugwa ku isoko, nta sezo y'ubusa kuri we, ariko niba ari kwa kuntu umukinnyi ashobora gukora breakthrough akiri muto yawe na makipe akabaho n'abagumye hariya, ariko sinzi impamvu amakipe atamukunda nyine ngo tubone amakipe arimo ararwana nk'ibyo byabaye. Kandi igihe amaze kuri top ni nk'imyaka nk'ine, bihe bya za PSV ibyo bihe bya za Barca bavugaga nakoze Paris Saint-Germain, ari uburyo ubona ko sinzi ikibazo ahantu kiri, ariko mbona ari umukinnyi igihe wafasha nk'icyo twavugaga kuri Arsenal ku ruhande rw'ibumoso, n'umukinnyi waje n'ubundi usanga ukina ibumoso, sibyo? Chelsea yo nibigura Gitenzi, ahubwo sinzi impamvu itaguzuye. Chelsea ni byirimo niyo gahunda irimo, ariko hari uburyo mbona kampu isa nkaho ifite ikibazo, cyangwa se akaba ari amakipe atamwadimayaringa. Twabonye Paris Saint-Germain igenda imutiza imushushuza imushyira ahantu itwara, ariko ngiye mbona umukinnyi ufite tara, wabonye umutoza mwiza yamudevelope. Arasi season yagize uruhare rw'ibitego 17 ibitego 10 na City zirimo. Urumva ko ni n'umukinnyi bari ivuga isi iheruka mu yayibanje 11. Urumva ni n'umukinnyi bibarira akora, ariko hari icyo kintu nyine ubushize yarafite dirisa nk'imuziritse, irebuze yabanje kumutira hari ndatekereza kumutira Paris Saint-Germain, yabanje kumutira ko Paris Saint-Germain buryo yagiye igorana ndetse nimuguze ubwisama yisama cyangwa mu kwambara. Paris Saint-Germain buryo yagiye igorana mu kumurekura burundu, bakomeza kusanga mugira ikizere ngura abakinnyi nka Martinelli mu gihe ajya no gukina umwanya, kuko njye mbona afite n'ubushobozi bwo kwanamwicaza. Instagram uri kuri yitwa Nonzino. Icyo nge nubwo wenda yaba mu starter cyangwa ntaba mu starter, ariko ni byiza ko ushobora kuba wa menya hari nayo mpamvu akunda gukura y'abakinnyi Arteta, kuko buri umukinnyi ufite ibintu ya runaka yatwayeho atandukanye n'utaragiye icyo atwara. Ikindi kandi Chelsea irusha winning mentality Arsenal, ubyange cyangwa ubyemere, Chelsea ni ekipe ijya mu irushanwa ishobora kwirusha izo Premier League yego, ariko ikintu cyiswe kuvuga ngo gutwara kuri no era mu myaka 20 itambutse ni ikintu Chelsea yamaze kubaka ku rwego rwo hejuru. Ejo twari turimo tuvuga ngo nta rushanwa itigeze ikinira itatwa, ni winning team. So kuba aho hantu rero, kuko uko Arsenal yahinduye na Chelsea yarahinduye yose nyuma ya 2022 nta mukinnyi n'umwe wari urimo mbere ya 2022 ukirimo, niba mbyibuka neza, sibyo? Keretse wenda Reece James, ariko abandi bose n'abakinnyi bashyashya bagiye bagurwa muri iyo myaka, baba abatoza batoya, ariko wakibaza umutoza mu mwaka umwe ibikombe 2, kandi atari ukuvuga ngo nitwende bagaba igikombe cy'isi cy'amakrebe nacyo kiri muri ayo ngayo. Wavugaga iyo myaka 5 Arteta ishize, nkabona rero ikinyuranye ari nacyo Arteta yavuze mu ijambo rye amwakira, nubwo wenda ashobora kuba atari yakageze kuri climax nk'uko wavuga ngo usinyishije prime time Eden Hazard muri prime time ye, usinyishije cyangwa umugwendo byinga kore Parma wenda akari ujyanye, ariko ubona ko Madueke byibura avuye ahantu havuga uti na hantu yinjiye ari mutoya, mu kibatangiye guhamagarwa ikipe y'igihugu, kibatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu, n'umutoza we yabivuze.
ibyo ari byose hari icyo nakwita Hari ikintu hari experience watekereza. arusha bamwe mu bahari aba Martinelli mu ba Trossard nyine hari ikintu abarusha mu bijyanye no kuwininga mu bijyanye n'imidari abitse ko yatwaye n'ibikombe by'ibihugu muri PSV Eindhoven yatwaye icyitwa za Shield Cup hari uburyo icyo kintu nacyo gishobora kuba cyaba value added kuko niba mu myaka 5 mu kintu wa gatandatu akwiye nuko azibangaririye yakuyeyo ba William Mbona ntabwo ari yakuyeyo ba Jorginho namba kipahira ihangane tsoze ariko ni banga ya Chelsea vana muri Arsenal shaka kara kabaji ka champion ntacyo yari yabuze bari bamutwaye bamuzamuye hose karava ku myaka 30 ngendera aho ngaho imbokoboko ajya kugishaka ubu none ejo bundi ibinyamakuru byo mu Budage nibyo byandikaga ngo ubwo byibura amaze kubona umudari runaka yambaye ubu yanagaruka mu Bwongereza mu equipe yandi yashaka cyane ndetse mu gihe gito kiri imbere gishobora kuzaba gifite urwego byabwa agaciro kurusha Champions League kinabwiye abakinnyi ko rero kugitwara ari ingenzi cyane none kwitwara ku nshuro ya mbere tukambara badge y'abashampiyo bisi imyaka 4 yose ikurikirana yavuze ko rero abizi ko ishobora kuzaba igikombe kiremere cyane mu gihe kiri imbere kandi yabwiye abakinnyi imbere yo kwinjira muri rushanwa so cyo ari ukomeje nyine ko bagifashe nka priority cyane kurusha andi makipe yose mu gihe rero abandi wabonaga abakinnyi bashya bari kubagerageza n'ibindi uwo yashatse gukipinga yakipe nawe twigere muri finale nyirizina twagira ngo twereke abantu off nyine mu mitekerereze hanze y'ikibuga uko byari bimeze iyi finale rero mu magambo magufi ubundi hari ikintu Paris Saint-Germain irusha amakipe menshi yanatsindishaga Paris Saint-Germain ubundi iriranga kuri collective work yego kugushyira hamwe nk'ikipe twize ku kintu cyitwa gusaranganya inshingano twiga imikino yayo yitwa relationism tutari bugarukeho buryo yakimashobora kuzamuka agakina nko mu winga agera muri box agatsina umwataka no Mendes akabikora gutyo n'ibindi ikintu cya mbere yabanje kubloka umutoza wa Chelsea mu bintu bitatu by'ingenzi yakoze 1 yabanje aravuga ngo iyi kipe murabizi ko abakinnyi babo bo kuri 2 na 3 barazamuka kugira ngo bajye kwiyongera muri mediane twarabyize iyo bari muri build up cyane hanyuma biyongera muri mediane ubwo urubuga rw'imikino ni nk'ama episode ubwo utarumvishe ibya mbere biramugora biri kuri YouTube azasubira nidukomeza kuzajya twigisha ibintu bimwe ubwo tugeze kuri episode noneho gutsinda Paris Saint-Germain apana kwitsinda turi gusa ku bantu mfesha iyo bazamutse bakinjiramo hagati twabonye ko bakiriya nombre kugira ngo babe benshi hagati bakora icyo bita territorial dominion bakurushe mediane noneho nibarangiza abone uko basohora imipira bayijyana imbere kuko hagati bamaze kugutsinda donc bamaze gushwanyaguza mediane yawe noneho baro zirasohoka zijya imbere uko babyifuza nuko babishaka ikintu cya mbere Chelsea yagize nicyo bita discipline mu buryo bwo kugarira no kuvuga ngo mu buryo bwo kudefanda Chelsea yabanje icyo bavuga ngo yakinnye uburyo buri defensive yari ifite abakinnyi batatu bakinira hagati barimo Caicedo barimo Enzo barimo na Reece James ubundi Reece James nujya kubireba neza yasaga n'umuntu wari uri gufatanya na Malo Gusto yasaga n'ukuri wingi y'uburyo icyo kintu rero cyo gufunga bafungaga cya kintu Hakimajya akora cyangwa Nuno Mendes kuko niho Nuno Mendes yanyuraga kugira ngo azamukire afite freedom ari nacyo bicishe Real ku gitego assist Hakimi yatanze ejo bundi kwa kundi bagushuka bakazajya baza hagati none wowe umukinnyi wo kuri 2 agasa n'usigaye wenyine kubera ko umuwinga we agira tendance yo gukurikira umukinnyi wo kuri 2 cyangwa kuri 3 waje hagati mu kibuga wabyumvise kwa kundi bajya bagaruka nko mu hagati kugira ngo bakujijishe noneho basigaye be-expose wa 2 wawe gusa swate yisanga ari kumwe na Vasqueria gusa cyangwa se na Doué gusa 1-on-1 baba bafite amahirwe ko yagucenga noneho niba naza kubona umwanya wamaze gusigara wa mukinnyi nka Hakimi cyangwa Nuno Mendes aze kwiruka ajye kumujoining icyo kintu babanje baragifunga Chelsea yabanze kugira ikintu cyitwa defensive discipline ku rwego rwo hejuru Reece James babanje barafunga impande barazidanangira iyo rero tuvuga gufunga nabyo bigira buriya mu mupira uburyo bikorwa ubundi haba hari umukinnyi ugomba gukora icyanyi kwambure kuri tumenyereye nyine kazitinya kabakinyuza hagati bajya ngo kari mu makorodoro yako kagenda gakata nk'umubyeyi uri kuri akabana baryamye mwajyaga muyibona animatero uzenguruka muri gatoya karahindukiye twese tugakoma cyo ngo kavitinya gateye ubwoba yabanje aravuga ati ikintu cya mbere mu fixe le porteur umuntu wese ufata umupira hagira umuntu umwegera ni yaho mahome yo muri basket icyo rero cyabanje kibuza Paris Saint-Germain gukora amakombinezo cya kintu imanza cyo kukuzubaza ikora amatusha ntayo bakoraga irangije icya kabiri rero mu kugarira
ubwo ni uburyo bwo kugarira burya niyo byaba bibereye ku izamu rya Paris Saint-Germain kuri Donnarumma ni kugarira ni ukubuza danger kugarira si ukuvuga ngo bageze ku izamu kuko muri football abantu baribeshya ntabwo tudefanda baro tudefanda izamu icyo kintu abantu bakibeshya hiteka ntabwo tudefanda baro ni wayidefanda bari bayiruka bari biri mu mwuka bari bifite n'ibindi bintu bya Naidevi bari umuntu ashobora no kwishota n'umuyaga ukanahindura icyerekezo no gutuma bari tegereza ntabwo biriya bintu ufite abakinnyi bashaje ntabwo babibashe buriya tutabirenze n'ubundi donc impuzandengo y'imyaka y'abakinnyi ba Chelsea nimugoroba yari imyaka 24 n'igice urumva ko ni impuzandengo ufashe umuto no makuru bose kavanga bari bakiri bato cyane icyo ni icyambere ijambo rya kabiri buriya iyo tuvuze ngo 7 wenda bafatanye 3 na 11 buriya habamo ngo nagera gutya ngo ndaramukuvura no kuvuga ngo hagomba kuba umukinnyi niba hari fixer kuri Porto di Baro tuvuge birashoboka yuko yasohoka kandi hari n'igihe yasohokaga tuvuge Ashraf Hakimi arayizamukanye Neto ayisamugarara imbere ariko wenda arayitanze iramanutse wenda igiye kundi mukinnyi wa Paris Saint-Germain niki rero bakoraga ururiya ruhande rwa Nuno Mendes wasangaga Reece James ari we mukinnyi wa mbere ugomba gukorana n'akazi ko kudefanda bya bintu byo kujya mu byo apana kuvuga ngo gufixa Porto di Baro none mu kujya muri physical battle none mu kurwana ushaka umupira none nyine muri fight iri real kuko babaga ubwo nyine yasotse yarenze umurongo w'abanyamipira kabiri umuntu waruriyo cyane ni Caicedo yagendaga cyane gukuvura umuntu yitwa Kukurera kubera ko yavugaga ati icyo kintu kiri physical cy'imbaraga cy'umubiri ndaza kugikora ngikoreshe neza ku buryo ntari buze gutuma bizajya borohera nyine kwinjira muri defense ikiba gisigaye ni iki rero ni ligne ya defense yawe ukuntu ihagarara Sharoba na Colwill uburyo bwiza bwo kurariza uburyo bwiza bwo gusohoka kugira ngo wenda nimba ari duel bayiganye ibindi biba bisigaye ni utuntu two kwa Justinga gusa tw'amamuvuma y'abakinnyi na positionnement y'abadefenseri bawe binyu ibyo bagerageje kubikora neza rero noneho uribaza ikibazo Paris Saint-Germain inateza abantu hari umunyamakuru yakibaje umutoza wa Chelsea ngo ese ko tubona mu gihe ikipe yawe n'izindi kipe zose ko Paris Saint-Germain zidomina kuri baro ngo yiteguye gukina ute mu gihe Paris Saint-Germain zakudomina ku mupira ko ibyo ikinisha abandi yaramaje ngo ninde wavuze ibyo bintu ko ari iziharira umupira ubundi ninde wayibabwiye aho kantu kananteye ubwo dore rero ikintu yakoze kuri uyu mugoroba no mugabo yagaragaje ubwenge budasanzwe mbaza ngo yavuze ngo kuko bamaze kwishyiramo ko ari bwo buryo batsindisha abandi kuzamura Hakimi na Nuno Mendes kugira ngo babe benshi hagati bakore territorial dominion bagende bahindura inshingano bagere n'imbere batsinde now ese iyi kipe iyo Nuno azamutse na Desire Doué yagiye cyangwa se Vasquez yagiye na Hakimi yagiye mu by'ukuri hari danger ihari ku buryo aho hantu baba bafite uburyo bahakuvura nicyo amakipe yose ananiwe kumenya yarabonye ko basigaye espace zirangaye kubera iki mwibuka akantu twigeze kwiga hano mu rubuga rw'imikino kitwa ngo ni give and go murakibuka ngo utanga umupira ugakomeza ukagenda akantu twaganiriye niba kaza abantu nare narakibuka twakaganiriye give and go akantu bishyizemo rero ngo utanga uhita ugenda ni ukuvuga ngo kuko ugiye imbere nyine mu kibuga cya Chelsea inyuma wasize umwanya mugende murebe ibitego byose uko ari bitatu byaciye ku ruhande rumwe by'umukinnyi umwe witwa Nuno Mendes icyo rero we yakoraga ni cyaba ni murekepera kuko handi Nuno Mendes yavuye nta muntu uhari niho Cole Palmer yanyuraga izo baro yaba Malo Gusto izamukanye yaba nde Cole Palmer ari uhagarara wowe Cole Palmer ntugende ngo ujye mu bitugu bya Pedro kubera iki iyo ajya mu bitugu bya Pedro yari kuba agiye guhangana na mediateri ba Vitinha kuko nabo bari gukina imbere ya defense centrale yamubwiye ngo iyo espace Nuno Mendes asiga genda ariyo wihishamo abantu umukinnyi yaragiranye buri muntu bikora neza nera mine yamaye kwigira muri espace iri vide ukintu yafashe Cole Palmer yamwanga ngo baroniza urabona uko yikina ubona uko ushota kuko urabuturutse muri espace udafitemo umuntu uri kukujena ariko nujya kujya mu bitugu neza bya nimero 9 wacu kujya gushoteraho urabuhanganye na ba Vitinha bari hagati na ba Luiz ikintu rero yakoraga niki yayirekiperaga akayijugunya ku ruhande mwibuke baro ya mbere Malo Gusto ayizamukanye right arayimusubiza mwabonye ko yakoze katini yacenza agaruka yinjira muri box sibyo arayishota uko gucenga yinjira agaruka muri box byakunze kubera ko yarari guturuka ku ruhande ahantu afite uburyo bwo kudrivinga barareba izamu
agashota uburyo bwa kabiri igitego cya kabiri nabwo si umupira muremure wavuye muri defense wa Levi Colwill aho muhanda n'umundi hagati ariko ku ruhande rugana iburyo wari icengera yigarura hagati still yari yadekaye yahejeje uruhande kuki yahezaga impande rero Cole Palmer nicyo kintu cyuko babizi ko impande zabo kabiri na gatatu bazamuka hagasigara hari vide harangaye igitego cya gatatu cyubaka ajya gutanga pass wabonye ko nabwo yarani mu cyo twita demi espace ntiyarari hagati neza nk'ari abaterera penalty neza hagati mwiza ntiyarari no ku ruhande ahejeje yarari mo hagati yo ku ruhande handi barengurura umupira no hagati wenda yo yaho nakwita mu kibuga hagati neza yarari nko muri hagati tuta muri demi espace sinabona ko bivuga shomeka gatro hagati hahengamiye iburyo hagati hahengamiye iburyo niho yahise atanga agapira agacomekera uriya muje nabwo nubireba ni ikosa ryo kuba kabiri na gatatu bazamuka cyane ubwo ni gatatu wari wazamutse kuko ikintu yakoze ni iki yatandukanyije umuntu witwa Berardo atandukanya n'umuntu witwa Marquinhos abagabana inshingano umwe yakurekeye muvuma ye undi akurikire wa Pedro basigaye espace hagati yabo umwe yashatse gufixa porter di Barocole undi ashaka gukurikira umwataka bagitandukana umwanya wasize niwe yanyujije baro wo Pedro ahita asiga umudefenseri aramuroba ikintu gikomeye yametrije muri ijoro kurusha ibindi Paris Saint-Germain kuriya kunizamuka impande zayo isiga iri vulnerable ibindi yakoze no kudefanda ikipe yayitegura ikayitsinda nicyo twavuga abandi baravuga bati byari ngombwa ko Luis Enrique amwereka ko yatuju hari akantu gato ndavuga kuri Chelsea n'isaha kabiri icyo bisobanuye kuri Chelsea tunagana ku ikipe ya Luis Enrique yarushijwe iki n'umutoza Enzo Maresca urakoze cyane ni Paris Saint-Germain yifuzaga gutwara iki gikombe yego yanaje ihabwa amahirwe buriya kurusha izindi yaje ihabwa amahirwe bijyanye n'uburyo bari bitwaye izindi bigendanye n'uburyo bari bitwaye mu mwaka wabo w'imikino mbere yo kurangirira mu gikombe cy'isi cy'amaklub cyari kibaye ku nshuro ya mbere muri formanke iyo urebye rero ku ikipe ya Paris Saint-Germain ekipe yari yarakonvensa abantu na projet y'umutoza Luis Enrique nabo ba Campos yafatanya maguruke siasa y'umupira maguruke twubaha uyu musore maguruke duhe icyubahiro uyu musore aragikwiye isi y'umupira w'amaguru muri kuva muri za 30 igikombe cy'isi cyatangira gukinwa ndavuga igikombe cy'isi cy'ibihugu haje kuza igikombe cy'isi cy'amaklube havuzwe byinshi ariko umunsi wari utegerejwe n'umwe igihe cyari gitegerejwe n'iki kugira ngo uyu musore utagereranywa kugira ngo uyu musore utitiranwa kugira ngo uyu musore batipimaho azaza afata ikipe bose baririmbye azaza afata ikipe yose bavuze barayitakagiza bayigira ikiva hejuru ariko yategereje umwana w'imyaka 23 Kado Pep Guardiola yahaye Chelsea Kado Pep Guardiola yahaye abarastaman Kado yazanye izabo iyi ni diyama idasanzwe ku mupira w'isi iyi ni diyama yacukuweho benshi batatekerezaga ni diyama yaje mu butaka benshi batarebaga ubutaka benshi bari baravumye bati nabyo ni Pep najya yibeshya ku bakinnyi ariko dore diyama yuzuye habaye ba Drogba Gifaru n'ababwiye ngo habaye Gianni Franco Zola habaye Andrei Shevchenko